buke ko n'idini niba rimusaba ko umugore wa mbere aba abyemera nawe nahatiriza azaba yigometse ku idini. ubwo twakora iki kugira ngo iyo divorce iveho? Kuko divorce ndumva itavaho. Abakobwa dukunda gushakira kuri pressure. Mara gukundana ngo azahinduka, ugasanga nyine murabanye, niba ari umusinzi arakumenya ngo basi ngo ari umugore wawe nanjye ngo ninde wari uryoshye. Umugabo ahari uzwi isoni zanyishe nkabona we nta soni afite uwo mukobwa ari proud ari umugabo. Twongeye kubasuza abakunzi ba The Sisters Love, turagarutse nk'ibisanzwe ndi kumwe na Jenny nanjye Janet, turabasuhuje tuje kubaganiriza, mutubabarire natwe rwose nubwo tuba tuza. Hari nimero iri kuri nuze yacu kuri channel yacu, mujye mwibuka rwose muduhamagare cyangwa mutuganirize mutwandikire, byose biriho mwatubwira. Ubu rero ikituzanye kano kanya tuje, hari ikintu tumaze iminsi twibaza nta nubwo ari twe gusa, n'isi yose, biri ku isi yose. Gute mudutumira mukaduha invitation mugategura ibirori bibatwaye miliyoni 10 na hafi zinarenga, sibyo? Mukatugabira neza tukarya, mugafata amafoto meza, ejo mu gitondo twumva ngo byasubiwemo mwatandukanye, umugore ntari kurara mu cyumba cy'umugabo. Natwe muba mwatumiye mujye mwibuka, hari ibintu tuba twigomye, tuba twasize mu rugo nta n'ikintu dukoze, ukabyuka ukitera ka makeup ukambara neza, nkajya kudodesha amafaranga tuba twatwerereye, umwanya tuba twaje ayo matike tuba twakoresheje. No, ni gute ntago tubyumva, mutubwire ni gute bigenda ubundi imyaka yose muba mwarakundanye? Ngira ngo abakundana imyaka mike ni ibiri, ariko ujye wibuka ko hari n'abantu bahura nk'uyu munsi uri kubyumva nyuma y'amezi 2 bakabana. Ibyo bibaho gusa, kandi nta nubwo kubana kubaka urugo bisaba ngo imyaka myinshi. Hari igihe mumenyana mubana, burya umuntu mutabana nta nubwo mumenya, ngo mukunda imyaka 5 ukibwira ngo uramuzi jamais. Ariko abenshi ari nabo batandukana. Ariko ujye wibuka ko iyo ukundana n'umuntu burya igihe mumaranye mukundana hari utuntu na tumwe ugenda umubonaho ukabona ko watwihanganira cyangwa utatwihanganira cyane rwose. Ariko hari igihe umukobwa avuga ngo azahinduka, tugendeye ku ngero z'amakwe menshi twatashye, abashuti bacu, abaturanyi cyangwa se abavandimwe. Hari umushuti wanjye umwe yakundanye n'umutipe, ngira ngo niba ari igihe kinini ni nk'umwaka n'igice. Bamaze gukundana, ngira ngo yamuteye inda, amaze kumutera inda bapanga ubukwe. Yamuteye inda batarabana? Yamuteye inda batarabana, bapanga ubukwe. Bamaze gupanga ubukwe, umva tujya muri blood shower, byari biryoshye, byari byiza, twe twambaye neza, inama nyinshi zivugirwamo, ubona rwose umukobwa afite gahunda pe, n'umutipe yari afite gahunda. Ariko ngewe hari akantu nabonye ubukwe bwa butaraba, ndavuga ati sha uru rugo ntago ruzakomera. Bari gutega iminsi, ariko narabibonye pe. Hari twajyanye n'abashuti be mu kirori mu kiriyo cy'abashuti babo, yari yapfushije umubyeyi we, umushuti wiwe, bari close cyane n'umugabo wiwe. Tujyayo, tugeze mu kiriyo, madamu yari ahari n'umugabo yari ahari, kuko uwo mutipe waragize ibyago ari umushuti wabo. Noneho muri icyo kiriyo hari n'ijoro hazamo umu ex uwo mushuti wacu umukobwa nyine wari ufite ubukwe n'uwo. Ubwo hajemo umu ex w'umukobwa. Hajemo umu ex w'umukobwa. Uwo mu ex w'umukobwa yari umushuti mu kigare cy'umutipe. Ibyo nta kibazo. Ikibazo cyahabereye ni ibiganiro yagiranye n'uwo mukobwa. Ibaze ko umutipe waje mu kiriyo. Uwo ex wiwe. Barakomeje baraganira nk'ibisanzwe nk'abantu bazira. Turi kuganira mu kiriyo, abantu bari bored. Iyo mutaganiriye n'imbeho n'iki ntabwo byakunda. Dutera ama story. Muri izo story batangira kwibukiranya ukuntu bakundanye. Umukobwa umutipe amubwira nyine ukuntu bakundanye, ukuntu urabizi nyine umukobwa n'umutipe iyo bakundanye kuri iki gihe harashye. None se ibyo babiganiraga n'umutipe abyumva? Gurya n'umugabo bafitanye ubukwe, akantu kagize numvishe mugayiyeho, nukuntu umukobwa yahise avuga ngo ariko uwo mutipe yarashatse umugore, ngo ariko ngo reka nkubase ngo ari umugore wawe nanjye ngo ninde wari uryoshye. Umugabo ahari uzwi isoni zanyishe nkabona we nta soni afite uwo mukobwa, ari proud ari umugabo yarebye gute? Ntago sinzi nge yavuze iki? Nge soni zaranyishe, mpita ndeba abantu bose bicaye aho ngaho, ndeba n'uwo mugabo we kuna hicaye umutipe, cyo kozo uwo mutipe pe yari afite gahunda yo kubaka.
yamusubije neza numva wow. yamubwiye ngo iki? Yaramubwiye ati ngo hoya njye ntabwo njya ngereranya umugore wanjye n'abandi. Aho hantu rero ubwo bukwe twa tutarabutaha, ariko naravuze ngo uru rugo sharurangiriye hape, ntabwo bizakubena, ntabwo bizakunda. Hari abagore uswa hari na nyirabukwe Icyo kiganiro nyirako yacyumvishe? ntabwo yari yicaye mu rubyiruko, ariko yarari aho ngaho ku kiriyo. none se uwo mukobwa yari yabaye cyari kunywa inzoga? Nibyo nkubwira ingo z'iki gihe, urumva urwo rugo rwakomera koko. Nyuma twatashye ubukwe buraba, bumaze kurangira bajya kubana. Mu kujya kubana mu nzu imwe babanye nk'ukwezi. Noneho bamaze kubana nk'ukwezi, sinzi ngo umutipe yagiye mu kazi, amaze kujya mu kazi hanze y'igihugu, umugore yari atwite. Urumva utwo tugambo twavuye aho ngaho n'iki ngira ngo bakomeje kubiganiraho nyina na nyirabukwe, umusore na nyirabukwe na nyina ariwe nyirabukwe w'umukobwa. Igihe cyo kubyara kigeze, bajya atarabyara bameranye neza, we na nyirabukwe. Yego, akajya posting udufoto rwose basohotse, ubona yishimye, ari urwo rwishimye. Kurumva nyirabukwe niwe habereye umuhungu we yaragiye mu kazi. Igihe cyo kubyara sasa, nyirabukwe yari yaraje kuba aho umukobwa bari baturanye ubwo ku rundi. ni nkuko n'abantuye hano Nyamirambo, n'undi nawe atuye nka hano Kimisagara, urabona ko bihana imbibi neza gutya. Yego, yajyaga kureba nyine ukuntu umwana ameze mu nda, amuhake yamubwira. Urabona umuntu twese bwa mbere hari n'abatazi. Mu kujya kwa muganga rero agiye ku gisi, yagiye kubyara, yagezeyo anabyara neza. Akimara kubyara, nyirabukwe ageze agiterura akibona umwana, ahita atereka hasi aravuga ati ngiye cyo nshaka kubona nakibonye, ataburirwa irengero. Ubwo yari ashatse kuvuga ko umwana adasa n'umuhungu we. Umwana yasaga na nyina. Yabirebeye ko na DNA bakoze. Ni bwa bujiji bw'iki gihe nyine. Urumva bo ntago ugendeye kuri ako gasaga kabaye icyo gihe, nubwo wenda ashobora kuba atarabitekerejeho. Hari utuntu twinshi bagiye babona nyine bagahuza bakavuga ati ngewe nisanga umwana adasa n'umuhungu wanjye azaba atari uwanjye. Bwa bujiji, kuko ntago ari itegeko ko umwana asa na se, kuko umwana ashobora kuza asa na nyina, kandi n'umwana yaje asa na nyina cyane. Bibaho yasaga na nyina. Ntago wenda iyo avuga ati umwana ntasa na nyina ntasa na se, ibi ni ibiki, ariko umwana asaga na nyina. Ubwo urumva ko, reka nkubwire, aho kwa muganga, ubwo urumva ko nyirabukwe, uri kubyumva impamvu n'ako kanya kose n'icyo gihe cyose yafashe ari kwita kuri uwo mugore, yari yarabiganiriye n'umugabo, uri kubyumva, ariyo kintu ashaka. noneho muri icyo gihe icyo kiraka yari yaragiyemo cyari bumarenga ibyumweru 3, amara amezi 3 ataragaruka, yanze kugaruka. Urumva yewe yari afite n'intego yo kugumayo paka umugore abyaye. Baravugana n'umugabo se? Yageze aho ntakajya amwitaba. Noneho aho bamusize kwa muganga, inshuti nizo zamukuyeho mu rugo, nta gikoma, nta guhemba umubyeyi. Nuko nyine umugabo asa kugaruka. Umugabo yageze aho aragaruka. Yaragarutse nyine, ariko nta byo kureba umwana, kwa kundi umwana wavutse udahari wumufite santima shwi. Umugore arambiwe arazinga asubira iwabo, nuko urugo rwarangiye. Barakodeshaga? Bari bafite inzu yabo. Reka nkubwize ukuri, ngewe umugabo aramutse ankoze ibyo bintu tudakodesha, ntabwo nshobora kuva mu nzu ngo nuko utayirimo. Ntabwo bakodeshaga, ariko ntabwo yari banditseho. Ni kwa kundi ubwo ni famiye, ni inzu ya famiye, kwa kundi nk'inzu ibiri aho ntakikora, kugira ngo abana bacu bajye gukodesha, why not tabaye ino nzu bakayibamo, bakaba bisuganya, bakazaba bashaka. Birumvi uko byari bimeze. Urumva ntabwo yari yawe. We yafashe iki, ibirongoranwa yazanye, ngira ngo nibyo yasubije n'umwana we gutyo. na nizisa. Yes, iyo myaka bakundanye, nyuma bahanye divorce nyine birarangira. None se kankubaza, umwana ise w'umwana barabonana cyangwa nta nubwo bashaka kumubona? Kandi umwana ataruye yaba amukurikiye wiki. Ubwo byose byararangiye deja. Nuko divorce nuko ziba. Ariko ngewe hari ikintu kimwe kigikira nanone, aho kugira ngo ihambire ku muntu bivemo bya bindi byo kwicana, cyangwa agutoteze mu mutwe. Hari umuntu upfa ahagaze, atari kwa kundi umuntu usanga yatemye undi. Aho naho wazingutwa ukagenda pe. Ariko hari aho ngarukira divorce. Ariko se hari icyo nibaza, noneho nyuma ya divorce, yukoze divorce, nyuma uba ukeneye kuzashaka undi mugabo, cyangwa se umugabo nyuma akora divorce akeneye kuzashaka undi mugore. Niba ukoze divorce, wanze ibitekerezo kabiri, uvuge ngo ngiye kwicara birangire ndera umwana mfite, cyangwa se niba nta n'uwo ufite,
nyine usigare uri aho ngaho nyine wirere ufashe harega ntabwo ari ngombwa kurera abana gusa wabyaye, hari abana benshi baba barabuze kirera se cyangwa ababyeyi, hari ababajugunywa ku muhanda babafata ukabarera. ariko mujye mwibuka ko mbere ya divorce hari ibindi bintu umuntu akora. Iyo utumvikanye n'umugore uri kubyumva cyangwa utumvikanye n'umugabo, imiryango iraterana ikabahuza, uri kubyumva. Nuko wenda tugendere ku rugero rw'uwo mugore rw'uwo muhungu na nyina, nuko baba babikoranye ubujiji bakabikorana n'ubugome, harimo n'ubugome, uri kumva. Iyo nuko nta rukundo rwari ruri hagati uwo muti wenda umukobwa ashobora kuba aramukundaga ariko umuhungu ntarwo. reka tuvuge ko nta rukundo. Ese basi niba ubonye umwana atari uwawe, sibyo, ni gute wifata ugapimisha umwana amaso katari uwawe? Kuki bapimisha ijisho araza n'ubu ngubu niko bimeze. Umusore aravuga ati nzajyana na mama nambwira ko umwana ari uwanjye, nibyo. Hari n'uvuga ati, hari n'uba yarabyaranye n'umukobwa akora ati njyewe najyanye mama arambwira ngo uyu mwana rwose ni uwawe mwemera. Ubwo nyine kuva icyo gihe akemera akaruye, kandi ntiyibuke ko hari abantu basa nta n'icyo bapfana. Njyewe icyo nakubwira cyo, uri kubyumva, hari n'abantu bagira ubujiji. Icyo cya mbere cyo ni ubujiji. Niba wumva ko ugiye kubaka, nyoko akaba ari uzakubakira, ndabara nyine mama wawe akaba ari uzakubakira, ukumva ko utuntu twose uzakora ubajije mama wawe, ubajije famiye yawe, abahungu ba nyina. Icyo gihe ntago uzifata ngo wubake, ntago uba ugiye kubaka, uba ugiye mu mikino. Uri kubyumva, nta muntu uzakubakira urugo utiyubakiye. Ikindi cya mbere ubundi ni ibiganiro. Niba byaragenze gutyo, niba uwo mukobwa yaragenda amwerekana nyine utuntu twinshi twuko nyine wenda nk'utwo twose tw'ubusazi, kuki batari kwicara ngo baganire, yamubwira ati ibyo simbishaka. Jya umenya ibiganiro uvugira mu bantu, n'ibyo uvugana njye nawe, n'ibyo uvuga turi kumwe cyangwa uri kumwe n'inshuti zawe zonyine, ko ibyo bintu biba bitandukanye. Ariko hari n'abakobwa b'ibihomora. None se ni gute wifata ukaba uzi ko ugiye gukora ubukwe uri kuzana ibiganiro nk'ibyo? Uba ushaka kwerekana iki? Ni kwa kundi hari umuntu uvuga atabanje gutekereza, icyo nacyo ni ikibazo. Niba ujya kuvuga, jya ubanza utekereza ikintu ugiye kuvuga. Nyine nibyo ndi kuvuga. Iyo uri kumwe n'inshuti yawe urisanzura, hari ibintu mwarakoranye, ibyo kubivuga nta kibazo. Niba uri kumwe na famiye, niba uri kumwe n'abantu benshi batandukanye, no kuvuga nushaka kubyora niba ntacyo ufite gifatika, gerageza uceceke. N'ubundi bukwe noneho nk'uwo ngo wari uzi ko afite ubukwe, ni ukuri kw'Imana, iyo umuntu afite ubukwe urihangana ugaceceka, no kuvuga ugatangira ukabyibagirwa, no kuva mu rugo bikakunanira, rego uri umugeni. Naho hava divorce. Numva iyo divorce ibikenewe. Niba mutari kumvikana, mwafashe ibiganiro bikanga, imiryango ikabunga bikanga, mugomba gukora divorce. Ariko none se gukora divorce nyine ukabanza ukabitekerezaho, ukavuga iki cyemezo ngiye gufata, nzihanganira ko ndi single, ntajya gushaka abandi bagabo cyangwa ntajya mu bandi bagore, cyangwa ntazashaka kongera gushaka. Nubwo njya mbona babikora byoroshye, njya mbibona kuri no mihanda bano birirwa bita akenshi ngo aba single mom, base ngo ba pasterine harya bakongera bagashaka, ngo hari umaze gushaka abagabo. Hari uwo njya mbona ngo umaze gushaka inshuro nyinshi, kandi ntago byemewe. Hari icyo Bibiliya ibivugaho. Bibiliya ubwayo ivuga ngo kanze mbasomere mutazanyinisha. Njyewe ntago nkunda abantu bakinisha Imana. Hari abantu batemera Bibiliya, ariko nzi ko na Korani nayo ubwayo buri wese ibyo bitabo bijya guhura. Sinzi ko byatandukana cyane. Haranditse ngo ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana. Urumva gusenda umugore, ubwo urumva ko gusenda umugore biremewe, ariko ikintu kizabatandukanya ni gusambana gusa. Kandi nabwo n'umusenda yasambanye ukumva utabashije kumubabarira, mutandukanye kubera ubusambanye, sibyo? Ukumva mu mutima se nurabyakira nuramubabarira, uzaba yemeje kutarongora. Kuko haravuga ngo ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamora gusambana akarongora undi azaba asambanye. Urumva ntandukanye n'umugabo wanjye tugakora divorce, buze ko ntazongera gushaka. Kuko ninshaka nzaba ndi gusambana, nzaba nkora icyaha. None se ubwo bivuze ngo niba warashatse, sibyo, ukayikora ikosa nyine ugasambana, wenda umugore akagufata, nyine ugaca umugore wawe inyuma cyangwa umugabo wawe inyuma, ntago wemerewe gushaka nyuma y'icyo gihe washatse. Ntago byemewe. Kandi nucyura uwasenzwe nawe abasambanye, buze ngo nanjye undi mugabo nawe uzancyura
azaba asambanye, bivuze ngo ntabwo byemewe ku mpande zombi. ikibazo ni kimwe k'ingo z'iki gihe ntabwo nyine wamenya abantu bagira ukuntu babanyeho, kandi uzareba abagabo n'abagore iyo batandukanye nta n'umwe ujya uvugisha ukuri icyatumye batandukana. Buri wese buriya ntuzumve uruhande rumwe, hari impande zombi bose bafitanye utuntu sasa rero bose bishyiranaho ibyaha. Ikintu mbasaba mbere yo gutandukana mujye maze mwicare hasi uvuge ati se koko kubabarirana biranze, kubyihanganira biranze, niba byanze se kwihanganira kuguma ndi singo nzabishobora, kudashaka undi mugore cyangwa undi mugabo bizakunda. Ese ubundi nk'iyo utandukanye n'umugabo sibyo cyangwa umugore, nyuma y'icyo gihe ko muba mutandukanye umugabo n'umugore nk'uko nyine tubizi nk'ibisanzwe, iyo umugore agiye kubana n'umugabo hari ibibahuza sibyo, nyine bagahura bakabana bakabyara abana sibyo. Noneho nk'uko muba mwaramenyereye gukora icyo gikorwa, nyuma y'uko mutandukanye ubasha kubyihanganira kuba utabikora? Yes, wabyanganira ko umubiri turawukontorora rega. Nubwo njya mbona abantu benshi bakunda kuvugira abagabo ngo ni ngo baroroshye, ngo santima zabo ziba hafi. Bibiliya ubwayo nta hantu yemerera umugabo gusambana ngo nuko ngo afite ngo umubiri woroshye. Kandi Imana ijya kuremera Adamu Eva yabonye ari umwe, imuremera umugore umwe, ntabwo yigeze ifata ba Eva bane ngo ibazane ngo ibamuhe, yamuremeye umugore umwe we. Ntimukajye mutubeshya, hari nubwo wowe uri umwisilamukazi hari ibintu ntajya nemera nabyo, ariko ni wani yanyu ngo umugabo aba yemerewe gushaka abagore bane batarenze bane. Yego, none se we ubwo ntago abasambana? Biterwa. Uramutse tuvuge wowe uri umugabo sibyo, ukaba ngenda umugore wawe ukaba wabimbwira tukabiganiraho, we mugore wanjye nani mugabo wanjye nkabikwemerera, ubu byemere ko wamushaka. None se kandi nta cyaha ubukoze, abigusabye wabyemera? Ngiye ku ruhande rwanjye, umva ko abigusabye nyine umbwire. Mureke ngiye ku ruhande rwanjye ntago nabyemera. Kubera iki se kandi wumva nyine ari ubusabe bw'umugabo wawe kandi ungahora uramukunda, wibwe ko ntacyo wamwe mugifite? Icya mbere cyo ikintu nyine buri mugore wese akunda umugabo we sibyo, kandi umugabo na abantu bo kubahwa nyine sibyo, twebwe nyine niko tubyemera. Ngiye cyo nakemera cyo 100% nuko abagabo benshi abatabisabye umugore, ko nta mugore wishimira guharikwa. Mu gihe yabigusabye wabyemera sibyo, ariko ngiye ku giti cyanjye njye ntago nabyemera, kubera ko se utabyemeye none akamushaka yabakoze ikosa, ariko mu idini nta kibazo yaba afite. Oya, ni ikosa kuko ugiye kubikora mutabyumvikanyeho. Njye mba numva bidakunda, kandi bakavuga ngo nashaka ngo uwo mugore ngo azajya bahanga ibintu ngo yego abagomba nyine kubaringaniza nta na kimwe. Ubwo niba unguriye umusatsi nagurire n'uwo washatse, niba ufite batatu bose nyine uturinganize, twese twishime nyine udushimishe kimwe. None se aramutse avuze ati Janet mugore mwiza, ngira ikintu ushaka cyose ariko unyemerere kuzana uwo mugore, akaba ukamubwira nk'inzu ushaka cyangwa imodoka cyangwa se ikintu cyose ushaka, then ukabimwemerera. Kandi nzi ko bavuga ngo umuha umushuti wawe, ni nk'uwo mushuti wamuha. Oya nawe ariko oya ni wowe. Njye ntabwo ndi umwisilamu, njye ntabwo nkunda guharikwa, ntabwo nabyemera. Gusa ngewe ku giti cyanjye sinshobora kubyemera. Icya mbere cyo ubimbwiye nakubaza ni igiki kikujyanye sibyo, uri kubyumva? Icya mbere cyambwira impamvu ashaka gushaka undi. Ntabwo muhagije, ntabwo nyishimiye. Yego, abana ni ikibazo cy'abana, mubyarire n'ijana. Uri kubyumva? Mu gihe rero numva nta mpamvu ituma uri bushake undi mugore, njye ntago nabyemera. Unakomeje ukabihatiriza ku giti cyanjye, njye ntago naba umugore wa kabiri, namuha divorce. Urumva ko ibintu byose birangirira nyine ubwo byaba birangiye byose bifuye. Urumva ingo zose zubatse nyine uyu mubano banye mubi kugira ngo batandukane birangira kuri ya divorce. Yego ubwo waba wiyemeje kutazongera gushaka umugabo? Yego. Ayisho wabishobora? Nabishobora. N'abagabo bari hanze nawe nyine iyo wiyemeje ikintu uri kubyumva, nk'uko nk'ikintu noneho cyo kikuyeho nta mahitamo ufite sibyo. Wenda tuvuge ni urugero ufite n'abana bo kurera sibyo, aho kugira ngo uzabane n'umuntu wumva ubabaye sibyo, cyangwa nemere ngo abo bagore abashake sibyo, kandi njye nabishaka nkajya mubona bari kumwe.
njyewe ndi kuvuga ku mutima wanjye ariko wibuke ko ndetse ujya mu idini ntujyane n'umutima. oya reka nkubwire si ukutajyana umutima sibyo ariko wibuke nanone ko idini ntabwo ari ryo rinyubakiye, ntabwo ari ryo rikubakiye, ariko kugira ngo n'abashakanye bigende neza nuko bagendera ku idini. Biriya bitabo biradufasha, bigira amasomo menshi, hari ibintu byinshi twitwararikamo bigatuma twubaka nyine. ariko nyine wibuke ko n'idini niba rimusaba ko umugore wa mbere aba abyemera nawe nahatiriza azaba yigometse ku idini. Ubwo twakora iki kugira ngo iyo divorce iveho? Kuko divorce ndumva itavaho, ntago yavaho. ikindi yanga kuvaho, abantu bakicana bakababazanya ku buryo bw'umubiri, umuntu agapfa umutwe, agapfa ahagaze, abandi bakicana nyine, umuntu agapfa burundu nyine tugashyingura. Bivuze ngo iyo divorce yemewe. None nyuma ya divorce bizagenda gute kugira ngo umuntu ntiyongere gushaka, kugira ngo adakora icyaha cy'ubusambanyi? Kuko Bibiliya itubwira yuko nongera gushaka uzabusambanye, n'uwo nguwo uzagufata nawe azaba ari umusambanyi. yes. ubwo rero reka mbabwire ngewe rero na experience mfite kuri ibyo bintu, ubwo abantu baba bafite ko ikibitera cyinshi nabonye ari ukubera guhubuka. Hari ukuntu umuntu abona umuntu akamuharara akibeshya kamukunze, ariko wibuke ko bagashinga urugo, nyuma kagaharura kagashira, nta rukundo ruhari deja. ariko nanone wibuke ko ntago abantu bose bakoze divorce ariko baba barahararanye cyangwa baba batarakundanye. Hari n'abantu babana imyaka 50 mirongo ingahe nko muri 40 yabo ugasanga baratandukanye banakuze. Hari n'abatandukana bakundana. Nicyo divorce n'ubundi ntabwo itandukana kwa nta rukundo gusa. Hari abatandukana bakundanye ariko kubera kakana utabasha, ariko akenshi abo bakundana. Hari couple nzi yatandukanye nyuma y'imyaka runaka irongerera abana, irongera ikora mariage. ubwo bitekereje iyo urukundo ruhari rurakomeza rukabakurura. ariko nge hari ikintu buriya njye sinzi uko abantu babyumva. Ngewe biriya bintu abantu ziriya hari ngo abantu babana bagasinya imyaka bazabana, hanze ntabwo biragera hano mu Rwanda bazabizane kuko ngewe reka mbabwira hari abantu byafasha. Nanone akenshi cyane bikunda guterwa no kubana n'umuntu uvuga ngo yazahinduka. Hari ugasanga ni nka defa afite, ukavuga ngo reka kangerageze ndebe. Na pressure abakobwa dukunda gushakira kuri pressure. mara gukundana ngo azahinduka, ugasanga nyine murabanye, niba ari umusinzi arakomeje arasinda, amaze iminsi 3 atarataha. Ariko nk'umugabo umva reka nkubwire, nk'umugabo uba ufite umugore sibyo, warangiza ukabyuka nka saa 12, tuvuge ndavuye kazi saa 10, uroze ugiye mu buriri saa 12 urabyutse urambaye uragiye, utashye saa 9 z'ijoro, wasize umugore mu nzu, wasize abana mu nzu, ubuzi ko batagukeneye. Ese ikindi usanga kenshi abikora muri weekend, mu minsi isanzwe aragenda, umunsi yakagombye kuba afitanye umwanya n'abana be n'umugore we, arabyutse aragiye, agarutse bucya ngo avuye muri weekend, yirengagije yuko ari wo mwanya wenyine wo kuganira n'umugore we, kwirwana n'abana we basabana yari afite. erega sinangombwa ngo nyine ngo mwicare ngo muganire. Ari n'igihe umuntu kukubona mu rugo ariyo mahoro ye aba afite, warangiza ukazamwima ayo mahoro igihe cyose mwabaniye, ubwo koko mwumva bizagenda gute? Cyane noneho n'abakobwa babana kuri pressure, n'ukuri ujya gushaka kubera pressure, mwihangana ibyo bintu mubireke. Ntugashake ngo kubera imyaka, ntugashake ngo kubera nyine ngo inshuti zawe zashatse. Nk'urugero nge hari umukobwa nzi nyine kwa kundi utangiye gushaka, icyo gihe nanjye ndumva nari mfite ubukwe, uri kubyumva, handi muri clique nyine biba bimeze nabi muri gukora ubukwe, uri kumva. noneho hari umukobwa yari afite umutipe bakundana, ariko umutipe yakundaga ari abantu bakunda pull up cyane, uri kumva. Noneho rimwe na rimwe akajya amuhamagara akamubwira ngo nka nyuma y'iminsi 3 umukobwa yaramubuze kandi bari hafi kubana. Iminsi 3 telefone se iminsi 3 yaramubuze, uri kubyumva, amuhamagara asekana kayagiye he, nta kimvugisha, niyigeze ambwira byagenze gute. Umutipe ngakabona aramuhamagaye nyuma y'iminsi 3 ati sheri bite umeze ute? Umukobwa akamubwira ati se wagiye he? Kamubwira ngo nagiye ngo binunguye ngo n'abashuti ngo telefone yanzimiyeho bla bla bla, ibintu byinshi. Bari munyiteguro yo akamara iminsi 3. Ibaze noneho ariko mutarabana kuntu niyo uraye utamubwiye ngo bite, cyangwa mu gitondo mwaramu, niko biba ari bibazo. Noneho uwo mukobwa uri kubyumva,
uwo mutipe akamuhamagara nka nyuma y'iyo minsi 3 umva ari muri hangover imwe yatanje, akamubwira ngo sheri ngo nagiye binunguye, nyine amusobanurira banashwanye, akahita amubwira ngo ahubwo ngo nashaka kunyohereza amafaranga, ngo amafaranga najyanye barayibye. amafaranga y'ubukwe Noneho umukobwa yabaga ari gukora muri kapito yiwe, hari abakobwa baba bazi kugira, uri kubyumva? dukunda turarekura n'unyine nuko akenshi dukunda amafaranga, ariko iyo tuyafite tugakunda cyane natwe dutanga kiyape. Noneho umukobwa njye namubwira se kubera iki uwo mutipe ko mbona nazi ukuntu ameze, kari umusinzi, kuki utamureka? Ngo yangura reba ngo igenda imo ngo nicyo gushaka, ngo reba ngo inshuti zanjye zose ngo zarashatse. Ari muri za 28. 28 hari imyaka icyo gihe yari afite mike cyane. Iyo pressure se yari iki? Simbizi nani gaho. Noneho ngiye nkamugira inama, nkamubwira ngo nyine mureke, urana n'umuntu ntago numubona ameze kuri yawe ujya ngo ashaka kwica ubukwe bw'umuntu. Nizere ko yasa kubroka. Ntago yamburotse gusa. Umukobwa niyo ngiye kuzajya mvugisha. Ugatanditse kuri nuza kuri stati yiwe ngo kakantu ngo nanyende yadutandukanya. No umukobwa najya kumureba kwa ko nyine ahantu nakoreraga hari hafi yawe yakoreraga, najya kumuranga ngo umukobwa nashaka kumvugisha, kumbi niya nama njye namugiraga nkamwe se uyu muntu washatse gutandukanya abakunzi nicyo kibazo. Ntago nari mbizi, njye nari nzi ko ndi kugira inama inshuti yanjye, uri kubyumva? Kandi koko njye namugiraga inama ki nzima, uri kubyumva? Umukobwa birangira atakimvugisha, uwo muhungu birangira amutereye ivi, nyine bakora umurenge, nigeze anumira, uri kubyumva? Ubukwe warabigeze imihini bukaba. Yego, ubukwe ntabwo nigeze njyamo, umva narabibonaga nyiko ndubona ko umuntu yakwiciyeho. Si birangiye umukobwa ndumva yarabanye n'uwo umutipe ngo barabanye ukwezi kwa mbere, umukobwa niwe wagiye gushaka, kwanza bakibana umukobwa niwe washatse amafaranga y'inzu babamo, niwe waguze ngo ibintu byo mu nzu, ngo umutipe yego abakobwa bazi kwitanga cyane. Noneho umukobwa nyine urumva niba abakobwa bandongora rya nitungi. Noneho umukobwa babaga nyine mu nzu nini, birangira inzu babagamo, kurumva umukobwa ntago ikintu ari wenyine, nta n'ikintu gifatika cyane yakoraga. Umugabo nta kazi yari afite. Umugabo ngo bari ngo kubera nyine ayo masaga yose sinzi akantu kabaye mu kazi baramwirukana. Noneho bamwirukanye batari bagira gute, batari batangira ibyo ngibyo byo kubana, ariko ubukwe bari babufite. Yego. Rero urumva kuba yavuye ku kazi ntabwo byari kwica ubukwe. Ntabwo byari kwica, birumvikana ugomba kumwihanganira mu bibi n'ibyi. Birangira yanzu nini bayivuyemo, umukobwa aragenda afata kandi kazi. Ibyo byose umukobwa yakoraga, umuhungu nta kintu na kimwe yazanaga. None urabiza abageni baba basurwa n'udufaranga babazaniye, ngo umutipe akagenda akaguramo ibyo kunywa, agahamagara inshuti ze. Ntago yayamfatana bakayanywera. Ntago yayamfatana. No urumva umuntu wese gutyo ubwo wayamwaka. Jesus hashya. Noneho umukobwa abona biramurambiye, abona n'inzu bari bagiyemo noya no kwishyura biranga, kuko kapito yari ari gukoresha yari itangiye gushira. Umukobwa batandukanye amezi menshi babanye, ndumva ari nk'amezi 3. Izo story nanjye nazibwirwaga n'inshuti ze. Ngewe urumva yari yaranciye mu nshuti ze. Ugiye kubana n'umuntu mu gihe mutarabona muri myiteguro bwe, urabizi stress zihari. Abonye umwanya wa weekend yose minsi 3. Ariko ibaze ari gusinda yakuyeho telefone atana kuvugishije. Rangiye yaraguhamagaye ngo ishyura facture. Yesu we. Ukayishyura komesheri wabaye iki kucyubera icyumbabaza bikarangira. Ariko ubwo wasanga afite icyizere ngo azahinduka. Kandi ariko yambwiraga, giye nkamubwira ati nagazahinduka niko ateye, kandi ni munabana niko nikuza umeze. No akajya ambwira ngo uya ngo numutesi ngo iwawe ni mubakire, nkamubwira se kuba ari mubakire byo byatuma yitwara gutya. Yibaza umugabo w'umutesi. Umutesi. Yishakiye umutesi. Umutesi rero byatangiye byarangiye batandukanye, barangije nyine narameze 3. Yamubwiraga sheri mbabarira, bakongera bakiyuma, nyuma birangira byanze. Rero mureke mbabwire, pressure, ikintu cyitwa pressure, wenda tuvuge pressure zibaho, ariko mujye mwicara mutekereze ikintu ugiye gukora, urebe niba ari icyanyacyo. Niba atari icyanyacyo cyangwa niba ari red flags ariko kwereka,
mubireke ibintu ubivemo. byinshi basigaye barabyoroheje. Ibaze ko hari n'umugore wifata akajya kuri social media akavuga ngo ngiye umugabo wanjye niyo namusangana n'undi mugore ngo bari kumwe ngo bari mu buriri ngo namubwira ngo sheri ngo mbara tugende. Kandi wibuke ko na Bibiliya ubwayo itwemerera ko nufata umuntu wasambana gutandukana biremewe. Nicyo cyaha cyonyine gitandukanya abashakanye. Noneho wowe rimwe irego Bibiliya nayo itwisha kubabarira, mubabarire rimwe nese na kabiri na gatatu. Kandi ikindi mujye mwibuka ko iyo umugabo asambana, umugabo ari nyine ari indayi, mujye mwibuka ko avana indwara hanze akazizana mu nzu. Imivumo azanira urugo ntago akenshi rutera imbere. Ikindi kandi uzamara rimwe kabiri gatatu bwa kane cyangwa gatanu aza kuzanira indwara, aza kwanduza sida nawe azayikurayo, kuko akenshi simamya ko bikingira. Ubusanga umugabo umeze gutyo wabaswe n'iyo ngeso agira aho nyine agakuraho tu. Ikibazo rero iyo utandukanye n'umugore nyuma y'iyo divorce, nyuma y'uko gutandukana, urifata ubigenza ute? Nicyo mvugaho. Cyangwa ushaka undi mugore? Ariko nanone reka ngarukire baravuga ati namubwira ngo ambara ugende, uzamubwire yambare mutahe, kuko nyuma ya divorce ntago byemewe ko uzashaka, kuko ni icyaha. Abagabo bararyoha. Bararyoha. Nabyo amayuhamya ngo bararyoha. Abagore bakunda abagabo. Mureke mbabwire, twebwe uko tubyumva nyine, sinzi ubu navuga gute, twebwe ko tubyumva si ngombwa ko niba ari akantu gatoya nyine kabaye, niba ari akantu kakemuka mugakemure. Ntabwo ibisubizo byose ari divorce. Niba ubona atari ikintu cyakemuka nanone mutandukanye ntimwicane, kuko bireze. Hari impfu nyinshi ziterwa no kwihambiranaho kubera amakimbirane yo mu ngo. Ubwo rero ku bantu bakoze amadivorce, abantu batandukanye, muzatubwire ukuntu nyuma y'ubwo buzima muba mubayeho, ukuntu mubigenza. Mwarashatse? Ese niba mwarashatse muzi ko ari icyaha? Muba muri gukora umunsi buri uko muryamanye n'uwo mugabo muba muri gusambana. Reka dusubikire aha ngaha nawe ubutaha. Murakoze.